murakoze cyane. Turi kumwe n'umuyobozi wa MFM kuri itorero rya Cahafi, twagira ngo tuganire nawe adusangize uko muri muhagaze hari mu itorero rya Cahafi mu buryo bw'ivugabutumwa rikozwe n'abagore n'abakobwa. Ntekereza ko urwo ruhande rwo tugiye kuganiraho. Turakwakiye mu izina rya Yesu. Amina. Watangira utwibwira ukatubwira amazina yawe? Amazina yanjye banyita Adrine Tumushime, akaba ari njye muyobozi w'icyiciro cy'abari n'abategarugori kuri iri torero rya Cahafi. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Umaze igihe kingana iki utuye hano? Inaha mpamaze imyaka 16. Mbere yuko utura hano wari utuye agana hehe? Nje kavukire kanje mvuka ahantu bita muri Kongo. Mu gihugu cya Kongo niho navukiye kandi niho nakuriye. Nuko mvayo ndikuza muri Cahafi. Muri make uri hano kubw'umugambi w'Imana uburyo bw'ivugabutumwa? Cyane rwose. Yego, tubwire amateka ya MFM hano, abagore n'abakobwa uyoboye, uko muri muhagaze, dusangize kuri gahunda ibera aha ngaha. Mbere ya byose ndamanza gushima Imana yadutoranije ikatuzana mu murimo wayo ndetse mu itorero ryayo kugira ngo tuyikorere, kandi ubutumwa twamenye tubugeze no kuri bagenzi bacu dutebutse kugaruka kwa Yesu. Kandi ndamanza gushima abavandimwe bo mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda, abategarugori ba MFM badutekerejeho Cahafi batahazi, ndetse ngira ngo nibyo bwa mbere babyumvaga mu matwi yabo, ariko bakihangana bakagira ngo reka bagere aha ngaha Cahafi baze kureba abandi bategarugori bagenzi babo. Reka mbashimire nivuye inyuma ngo Imana ibahereze umugisha. Kandi umurimo dufatanije ntabwo ari uwacu twenyine, ahubwo dushigikiwe na Yesu. Yesu aturi imbere, byose birashoboka mu izina rya Yesu. Hano ku itorero rya Cahafi ufite abagore n'abakobwa bangahe babarizwa mu cyiciro cya MFM? Twe inaha umurimo uracyagoranye cyane. Icyiciro cy'abari n'abategarugori turi itsinda ry'abantu 86. Mu bikorwa by'ivugabutumwa mukora mute? Ni gute mufatanya mu buzima bwa buri munsi kugira ngo uyu murimo twasigiwe na Kristo kubwiriza ubutumwa bwiza wabo? Ukuntu dufatanya, bamwe muri bo tubana muri korale. Dufite korale twita ngo ni abaragwa b'ijuru, ngira ngo ni abategarugori bayiririmbamo n'abari. Uko niko dukora umurimo w'ivugabutumwa dufatanije na pastor wacu. Mwakiriye gute ukuza kwa MFM yo mu itorero rya Kimisagara intara y'ivugabutumwa mu Kigali? Mwabonye mute? Ni iki mwabigiraho? Isahari hari isomo mwabakuyeho ku byo muvuga muti nubwo bagiye ariko ubutaha bazagaruka basange tutakiri uko nguko? Twabigiyeho byinshi kandi byaraturenze. Kumva ko abantu batuye i Kigali mu mujyi bakwemera kuza ku cyaro, icyo nacyo cyatubereye isomo. Kandi ikindi twabigiyeho, buriya uyu mwenda nambaye ni wo wacu muri field yacu twambara, ariko abawufiteho ni bake. Buriya abantu binaha ntabwo dukunze gushira ibintu mu gaciro, ariko rwose twarebye ukuntu abandi bategarugori baje bambaye, twumva kidufashe ku mutima. Ubonye ari byiza cyane rwose. None natwe turavuga tuti tugiye gushiraho ingamba, abategarugori bacu nabo natwe twihangane turebe ko twasa n'abandi. Ni byiza cyane. Tugana ku musozo, watubwira icyo wifuza kuri iyi MFM yaje kubasura, isahari bazagaruke? Cyane, n'abacamugani baravuze ngo imvura igwa n'isubira. Rero kubararika
ndabifuza ngo bazagaruke, ni ukuri abantu basanze bazongere kuza kubasura kandi barebe ko hari icyo twabigiyeho, nibura ko natwe mu mibereho yacu hari akantu kahindutse. Ibyo ndabibasabye cyane. Murakoze. Ndakoze ikibazo nk'icyo nabajije wigeze kukubanziriza. Hano iyo tuharebye tubona hasa nk'aho ari ahantu mu kibaya hakikijwe n'imisozi, ariko iyo urebye ukuntu hateye ubona ivugabutumwa risa nk'aho ari ikintu gikomeye cyane, kuko bisaba gukoresha imbaraga. Nk'abagore n'abakobwa bo muri itorero rya Cyahafi, murumva mwiteguye gukomeza gukora umurimo niba Imana idutije ubuzima mu gihe kizaza, ku buryo mutekereza yuko haba insengero nyinshi kandi namwe mukagenda mubwiza ubutumwa bwiza, ku buryo mwagenda mushinga n'insengero z'ahantu ku buryo zazitirirwa na MFM ya Cyahafi? Ibyo tubifashijwemo n'imbaraga za Mwuka turabyifuza cyane, ariko turacyakeneye izindi mbaraga. Nk'uko nabwiye abategarugori bagenzi banjye baturutse ku itorero rya Kimisagara, uko baturebye turi abantu bake kandi twifuza imbaraga nyinshi, ndetse dukeneye n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo tubone uko dusangiza abandi bose ubutumwa. Ariko uyu murimo ntabwo ari uwacu gusa, ahubwo ni uwacu twese. Twabasabaga ngo bibaye ngombwa nabo bakawudufashamo, tugatebutsa kugaruka kwa Kristo. Murakoze cyane, ntekereza ko ubutumwa mutanze butambutse. Itorero rya Kimisagara muramutse mubonye ubutumwa bwabo bubasaba ko namwe muza gusura Kimisagara, mwaza? Cyane rwose kandi nicyo cyifuzo cyacu, ndetse no mu nama y'itorero twabigejejemo. Twifuzaga gusohoka natwe tukagera ahandi tukareba uko abandi bakora, ariko ntabwo twari twakabishyize mu bikorwa ngo tuvuge ngo tuzahosohokera ahantu runaka. Ariko ubwo batugujije bakaba batweretse urukundo, natwe icyo cyifuzo cyacu na agenda yo twashyize imbere tugiye kuyikomeza. Imana nibishaka natwe bazabona ubutumire tubatuma ko tuzeje, ko twenda kuza kubasura. Ngagira ikintu babwira, bari imbere yawe barakureba, nawe uri kubareba baguteze amatwi, gira ijambo rimwe babwira. Ikintu nababwira rwose, buriya ibyishimo byandenze, ni ukuri ndumva nezerewe, kandi ni uko bitashoboka ngo tugumane, ariko nakifuje ko tugumana. Abigishwa ba Yesu nibo baciye ingando, babwira Yesu ngo wagira ngo twigumire aha ngaha, namwe bibaye ni uko bitashoboka kuko turi mu isi. Nakifuje ko tugumana, ariko dukomeze gusabirana kandi dukomeze urukundo, kuko nirwo Yesu yadusigiye. Murakoze, Imana ibamugishe. Amina. Hari ikindi kintu watubwira? Ikintu nababwira, manje gushimira n'itorero rya Cyahafi, kandi by'umwihariko ngashimira pasitoro wacu. Buriya pasitoro ni umuntu ukunda iterambere, kandi iyo mugejejeho icyifuzo ntabwo ajya agisubiza inyuma. Ndamushimira, kandi ngashimira n'abategarugori ba Cyahafi dufatanije umurimo, kugira ngo barebe ko umurimo ukomeye. Nuko twese duhagurukire kuvuga ubutumwa bwiza, kuko aricyo Yesu yaduhamagariye, kugira ngo Yesu ubwo agiye kugaruka bidatinze azatwicurire mu bwami bwe. Murakoze cyane, Imana ibamugishe. Amina. Amina.